kuba udakunda ubutegetsi nakomeje kubivuga ntabwo uzabyuka mu gitondo kuko utabukunda ngo wumve ko bugiye guhirima wumve ko nuvuga kuri YouTube uri bubuhirike oya sinzi ari umushuti wanjye najya nkunda kubwira kera ngo nutangira gutekereza ko ubutegetsi ari bubi cyangwa ugashaka kuburwanya uzifate nk'urushishi hanyuma ubutegetsi ubufate nk'inzovu urebe igihe urushishi rwazajya kwicira inzovu wicare usesengure muri iyo sansi nubwo rimwe na rimwe abanyamakuru bavuga ngo ntaho babogamira nta muntu uba utagira aho abogamira izo mirimbanye nawe urimo ari icyo ufite hirimbanira oya ye ntacyo mirimbanira ahubwo icyo ntekereza Zoom TV 24 twizere ko abantu bameze neza mu bice bitandukanye abadukurikiye mwese mureza gukomeza gukurikira Zoom TV 24 no mwanya turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi Jean Dodier Kalinijabo Tuguhaye ikaze murakoze cyane Zoom TV twishimiye kongera kugaragara kuri icano yanyu nyuma y'imyaka yari umugabo mujya mukorana ati ni byiza ko mwongeye kudutumira kuri televiziyo yanyu okay turakwakiriye nanone murakoze cyane reka dusuhuze n'abadukurikiye kuri Zoom TV duherukana mu bihe bishize nabwo tuganira ibintu byinshi cyane bitandukanye ariko icyo gihe byarebaga ku buzima bwanyu bwite n'urugendo rwanyu mu itangazamakuru biragenda birebeye muri ibi bihe bya covid ntibigenda nk'uko byakabaye bigenda hatari covid kuri Primotive niho abantu benshi basigaye babakurikirana no muyoboro wanyu wa YouTube mwatangije umurongo wanyu n'uwo ubundi umurongo wa Primotive ni ukugaruka ku ngingo zimwe na zimwe za politike ndetse n'ibiganiro mpaka ku ngingo za politike gusa itangazamakuru ryo kuri YouTube mubona birimo biragenda hari ibihe byashize byari ryokejwe igitutu rinengwa kudakora kinyamwuga mwe murakorayo mwabaye n'umunyamakuru w'umwuga igihe kinini ntekeza ko n'ubu mukiriho imikorere yahari y'ubundi imeze gute imikorere kuri YouTube nibyo ibyo uvuga hari abanyamakuru bamwe badakora mu buryo bwa kinyamwuga ariko ntabwo ari bose ni bamwe na bamwe ariko hakaba nuvuga ati nyine reka nkore bya kinyamwuga nubwo ntabona amakuru menshi kuko nkanjye ukubwira gutya hari igihe nshobora kumara nk'iminsi 3 nta video ndashyira kubera ko ntegereje ko wenda bwana Didas natumiye wo mu kigo runaka cyangwa se umwana liste azansubiza biragenda nubwo navuga ko atari cyane kandi atari neza kuko inzego zimwe za leta ntabwo zitabira cyane guha amakuru abantu bakora kuri YouTube kandi abantu bakora kuri YouTube baragenda nabo barushaho kugenda bivugurura kuko hari nk'amahuriro babahuriramo ku buryo umwe ashobora gukebura mugenzi akamubwira ati ariko nubwo wakoze biriya ntabwo ari byiza cyangwa se nubwo wakoze biriya watannye ngira ngo ufite n'ingero nawe ubona iyo ari ihe mpamvu ni naho duhereye ubona ari iye mpamvu izo nzego cyangwa se abantu ku giti cyabo batarabagiriye icyizere abantu bakoresha YouTube nibyo byuvuga harimo n'icyo cy'ubunyamwuga buke kuri bamwe ndetse wenda no gushaka guhabura abantu niba ariko navuga kabona nka titre akaba ati byakomeye cyangwa se karabaye nicyo kibuga urimo rero mubana gute n'abo bantu baba kuri YouTube bakora batyo urumva nta burenganzira bubasha ngiye nabona bwo kuvuga ngo YouTube channel yawe icyo nagarukiraho nuko kubwira ngo wenda niba Didas wanditseho ngo twatumiye umunyamakuru Kalinijabo karabaye uretse kuba naguhamagara nkakubwira ariko se nagaki wenda kabaye kunzi ko mu kiganiro twagiranye nta kabaye wagakuye ariko ntago nakubwira ngo siba iriya nkuru ngo girute gusa ngira ngo urabibona ko niyo hajemo ibintu by'ibyaha inzego zibishinzwe ziraperereza zikabikurikirana zarangiza zishingiye ku mategeko zikaba zatanga ibihano cyangwa zikaba zaho umuntu gasopo ngira ngo wumvishe ko ikiganiro dutangire ntabwo ari cyo twari twateguye mbere nabyo ntacyo biroroha kugira ngo wenda umuntu ahita nasubiza uko abyumva abakurikirana imbuga nkoranyambaga nabo bakwiye kujya bagerageza gukurikirana imbuga zitashaka guteza igikuba muri rubanda kuko hari igihe umuntu akora ikintu kavuga ati noneho
uyu munyamakuru byagenze bite cyane cyane ariko mu matitre mu mitwe y'inkuru mu mitwe y'inkuru ugasanga umuntu cyangwa agashyira nk'ifoto itajyanye n'ibyo n'ibirimo umutumirwa cyangwa n'ibyo arimo avuga nawe bibaho cyane ariko ni ubunyamwuga buke njyewe ndabinenga. Yes. Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo za Twitter usanga abaturage batabaza cyangwa se abazikoresha batabaza ati nyaboneka leta nidukize za YouTube, wakubita ku mu YouTube akakubwira ati nta mpamvu yuko leta yaza kudukiza YouTube kuko bishobora kuba bikorwa na Didas cyangwa Kalinijabo, ntabwo ari twese, ariko wenda mu mboni zawe YouTube ni shyashya, abayikora bo ni shyashya. Nibyo ntatangireho nkubwira Didas ntabwo ari bose. Ntabwo ari bose ko mu kanya nemaze kubikubwira ko hari abashaka guca igikuba muri rubanda, which is not good. Ariko hari n'abandi bakenera kuyikoresha batanga amakuru afite icyo yamarira inzego mu bijyanye no gufata ibyemezo cyangwa no kubona aho ibintu bitari gukorwa neza. Hari ikiganiro nazo ndeba cy'umunyamakuru mugenzi wanjye rero kuri YouTube nawe barimo basesengura raporo ya Auditor General. Ntabwo nk'icyo cy'ubusesenguzi Auditor General cyangwa se abakozi bakorana nawe cyangwa se abo bireba bavuzweho muri icyo kiganiro bashobora kubireba bakaba babyigaho bakaba bagira ibyo bakosora. Nkongo bashobora kuba ari gufasha igihugu kugira icyo gikosora. Ikindi YouTube kuvuga ngo mudukiza aba YouTubers muri rusange no kwirengagiza ko hari abashobora kugira umumaro batanga muri society. No kuvuga ngo hashungurwamo baki. Ya nibyo nakubwiraga nti inzego bireba nazo ziba ziri maso. Nahoze mbona kuri televiziyo Rwanda murangira Thierry wa RIB uriya muvugizi w'umusigire arimo avuga ko yatangaga n'ingero za zimwe muri channel za YouTube avuga ko atari byiza ko aba YouTubers baca igikuba ngo banashake guteza polemique. Bivuze ko nabo barabireba n'abakora ibyo barabareba n'amategeko yo kubireba arahari, igisigaye kiba ari ukuyashyira mu bikorwa. Ingingo ku yindi tujye mu wenda muri politike, ni nacyo gice muherereyemo, ni naho wakunze kuvuka ibibazo wenda aharenze ibirenze no mu buzima busanzwe, wenda nabyo turaza kubijyamo. Hari ibyo abantu bashyiraho twasanze noneho bimeze gutya ntuza nabibona ariyahura. Reka duhere muri politike. Wowe unenga iki bagenzi bawe cyangwa se abo muhurira kuri uwo muyoboro ku buryo uvuga ati nk'umuntu koko amaze igihe mu itangazamakuru, nibyo ni kuri YouTube afite n'ubwo burenganzira, ariko nanone ibi ntago byemewe n'ikinyamwuga, nta bunyamwuga burimo. Genenga umuntu wese ushobora gukoresha YouTube agamije kubiba urwango muri rubanda, nicyo cya mbere. Icya kabiri guteza akaduruvayo muri rubanda. Icya gatatu kwangisha abaturage ubutegetsi buriho, kuko umuturage niba ubutegetsi bumukorera neza arabibona, niba bukora nabi nabyo arabibona. Nkanenga n'umuntu ushobora kwifashisha YouTube kugira ngo asebye uwo ari we wese. So YouTube zikora gutyo zirahari yego zirahari. Abakurikira YouTube se niba bizi nabo zirahari. Ngira ngo hari n'amakesi menshi mujya mubona, sindi bwibasire YouTube runaka, ariko bijya bibaho ko rwose umuntu akora nk'inkuru. Ngira ngo urabyibuka hari abahungu bafunzwe bakoraga kuri YouTube. N'ubu ngira ngo bagiye kongera kugaruka mu rukiko, baragarutse ejo bundi. Baragarutse. Uri umwe mu bantu Didas bari babazi, abenshi twaraniganye kandi wakundaga kubagira inama kenshi. Ubabwira uti ibintu murimo bishobora kubakoraho. Ubabwira uti gufata inkuru ukayikabiriza ukagira gute, ntabwo ari ikinyamwuga. Barahari rero ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo, nibyo kunenga. Muri urwo rugendo byatumye aba YouTuber musa nkaho mucitsemo ibice. Ndaza kubivuga kuko ndabishingira ku ngero zimwe na zimwe umuntu ajya abona ugasanga hari urugero rumwe rw'umu YouTuber wakoze inkuru undi agasubirayo akajya kuyivuguruza. Bigaragara ko ni ibice bibiri. Hari umuvuga ati yarakora kinyamwuga, uyu ntakora kinyamwuga. Biba iyo hangana, ndaryita ihangana, ariko sindi niba ari ihangana rya nyaryo. Wowe murivugaho iki nk'abantu muba muri iyo YouTube? Ntabwo ari muri YouTube gusa, no kuri mainstream media bibaho. No ku mateleviziyo n'amaradiyo hari ubwo bibaho. Kuba televiziyo yakora inkuru,
televiziyo B ikagenda ikayivuguruza ngira ngo urabizi urabizi ngenda niba utanabizi ngenda bizi ko mfite ingero z'inkuru najyaga nkora nkiri kuri televiziyo nkajya kumva nkumva televiziyo yindi yayivuguruje sibyo ugasanga ibyo bavuze bitandukanye n'ibyo bavuze cyangwa se tukajya mu nkuru imwe ariko ukumva umuntu aravuze ngo imisozi itatse ibyatsi by'urwererane ikintu cyabaye icyatsi ntago kiba kikiri umweru sinzi niba uri kubyumva hagajemo akantu k'ubuhanzi so urumva rero ntabwo ari kuri YouTube gusa no mu bitangazamakuru bindi hari igihe byakunda sinzi ubu ngubu ntago ngikunda gukurikirana cyane ibitangazamakuru niba inkuru yaciye hango nkurikirane yaciye hariya niba bisa cyangwa se niba arimo kuvuguruzanya ariko kuri YouTube ho si no guhangana gusa kuri YouTube hari no guhangana mu bitangazamakuru byandika urabizi ko hari ikinyamakuru gishobora gufata umunyamakuru kikamumanuka tubyita kumumanuka kikamwandika kikandika ngo w'umu ex-far kikandika ngo w'umuki ngo yabaye hango yagize aricyo kikandika donc iyo ugiye kwandika CV y'umuntu ntago ujya kureba ngo yavuye ntago ujya kureba ngo ni mwene kanaka uwo kanaka nawe ni kwa mwene kanaka bakoze ibi nibi ugasanga ni CV ariko ye niye ariko ntago ari y'ababyeyi be n'ibyo ababyeyi be bakoze no kujya kumfata ukandiretinga n'ibindi ushaka kungaragaza nabi muri rubanda ihangana hagati y'abanyamakuru bamwe na bamwe rirahari kandi ntabwo n'ibintu nabo ubwabo iyo baganirije bakubwira ko bibabaje rituruka he bundi rituruka he to be frank ni ngombwa mbona hari abanyamakuru bamwe bashaka kugaragaza ko bakunze igihugu kurenza abandi mbona hari abanyamakuru bamwe bashaka kugaragaza ko bakunze ubutegetsi kurenza abandi kandi ubutegetsi bubereyeho buri ruhande waba ubukunze waba utabukunze waba arabutoye waba utarabutoye ntago bibuza ko kuba utaratoye perezida cyangwa kuba utarashyizeho minisitiri runaka ari minisitiri sibyo so rero gushaka kugaragaza ko wowe uri intore ibyina imbere yambaye imishanana nibyo bizana ibintu nk'ibyo ngibyo no muri mainstream media no mu mateleviziyo n'amaradiyo hari aho ujya kumva nk'umunyamakuru yibasiye bagenzi be ari nko kuri radio cyari kuri televiziyo ni ibintu bidakwiye kuko nyuma ya byose uwo duharanira icyo duharanira ubundi cyakabaye kimwe ariko se turagiharanira gute wowe wirirwa unshaka ibyo unyandikaho unshaka ibyo umvugaho ariko igihe n'umucamanza mwiza ibyo ukora byose igihe kirabikubaza n'amateka uri kwandika amateka ubuzima ubayemo uyu munsi ni amateka y'ejo hazaza yawe byari ibice bibiri hari abo banyamakuru uvuga ko bashaka kugaragaza ko wenda bakunze igihugu kurenza abandi ariko kandi hakaba n'ikindi gice cy'abanyamakuru nabo ubona ko bagiye mu murongo wo kuvuga ngo bwo gushaka n'ikitagenda icyari cyo cyose no kujya kugicukura kujya kugishakisha niyo yaba batakibona bagakora ibishoboka bashyizwe mu gice cyo kuvuga ngo hari n'abavuga ko ari banga u Rwanda rimwe na rimwe bikunda kuvugwa ubona bo biraterwa n'iki abanyamakuru bigize impirimbanyi reka mbikuvuga nibyo umunyamakuru ntago abujijwe kuba impirimbanyi kuko muri iyo ari mu bintu bya specialization umunyamakuru ashobora gufata uruhande akajya avuga ati nge nzajya ndipotinga inkuru za politike gusa undi ati nge nzajya ndipotinga inkuru zijyanye n'ububanyi n'amahanga gusa undi ati nzajya nkora inkuru zo mu rwego rw'ubuzima gusa noneho hari igihe bigeraho akaba impirimbanyi muri urwo rwego none nubwo ku ruhande rumwe hari abo bigora gutandukanya kuba impirimbanyi no kuba umunyamakuru nendaga no kugera niba noneho ugasanga birakugoye kuba impirimbanyi ubihuza n'umwuga w'itangazamakuru kuko mu itangazamakuru baba bakeneye kutagira uruhande na rumwe ubogamiraho mu gihe impirimbanyi ihirimbanira ko hari ikintu runaka cyahinduka ari byiza cyangwa atari byiza impirimbanyi iharanira impinduramatwara mu kintu runaka icyo ngero navuga nuko kuba umunyamakuru yaba impirimbanyi
ntabwo mbyanze ahubwo n'impirimbanyi igamije iki urabona hari igihe bigize bashyiramo icyaha cyo gusebanya bashaka kukikriminali bashaka kugishyira mu itegeko mpanabyaha ry'u Rwanda kikaba icyaha hari abanyamakuru benshi barahagurutse bakora nk'impirimbanyi z'umwuga w'itangazamakuru kugira ngo icyo cyaha gikurwe cyangwa se niba twagita ikosa ry'umwuga rikurwe muri code penal mu itegeko mpanabyaha noneho bahirimbaniraga ukuri yes bahirimbaniraga nyine ko byafatwa nk'irindi kosa ry'umwuga nk'uko n'undi munyamwuga urabizi kwa muganga hari igihe umuganga akora ikosa ariko riko ari ikosa ry'umwuga noneho rero icyo ngiye ahangaha navuga ni uko bidakwiye ko umunyamakuru ntawe umubujije kuvuga ibitagenda sibyo ariko nta n'umubujije gufata ibigenda ngo abyite ko bitagenda sinzi niba uri kunyumva niba ibintu bitagenda bivuge ariko biripotinge nk'uko biri ngiye nongeraho n'ikindi ugaragaze n'icyakorwa buriya no mu nkuru nakoraga nkiri ku bitangazamakuru bino biri mainstream nakoraga inkuru ariko nageramo hagati cyangwa ku musozo nkanagaragaza ati nubwo abaturage bavuga ibi ubuyobozi bukavuga ibi birakwiye ko noneho bigenda nanjye nkatangamo opinion yanjye nubwo rimwe na rimwe abanyamakuru bavuga ngo ntaho babogamira nta muntu ubaho utagira aho abogamira ku buri wese agira agace k'amarangamutima baravuga ngo abanyamakuru bakora ngo neutralite ngo bari netre ngo nta muntu n'umwe ku isi udafite aho abogamiye utabogamiye kuri leta ababogamiye ku bandi ntazi abaturage utabogamiye aho ngaho bafite ahandi abogamiye so rero ngiye cyo navuga umunyamakuru cyangwa YouTuber nakore ariko nibura unagaragaze ko nubwo ibi bimeze gutya niba ari nanjye watumiye umbaza uti ubona byagenda biti kugira ngo n'ufite policy yahawe muri ministeri cyangwa muri ntuza runaka muri domaine runaka avuga ati ariko nubwo tunengwa ibi hari ibisubizo baduhaye reka turebe niba byashoboka muri zo mirimbanye nawe urimo hari icyo ufite hirimbanira ye ntacyo mirimbanira ahubwo icyo ntekereza nuko bitewe n'imyumvire y'umuntu runaka ashobora kubona natumiye Didasi kubera uburyo amuzi akaba yafata ibitekerezo bya Didasi nanjye akabinyitirira akavuga ati ubwo tubiriya nawe umeze nkawe ngero ntacyo mirimbanira sinzi niba ukunda kureba ibiganiro byo kuri Primo TV hari n'igihe reka nguhe urugero Dr. Rusa abantu baramuzi ni umuntu w'umupanafricanist uvuga ko akunze Afrika akunze impinduramatwara zo guhindura imitekerereze y'abanyafrika hari igihe nigize nkora ikiganiro umuntu witwa Defense sinabubariraga n'umuyobozi wa radio Ishingiro arambwira ati ariko bira bintu Dr. Rusa bavuga ngiye ntago mbyumva kimwe nawe ati ndashaka kuzampuza nawe mpita mpamagara Dr. Rusa ndamubwira nti hari umuntu wambwiye ko atumva kimwe ibintu nawe Dr. Rusa to umuntu nta kibazo uzamuzane dukora akadeba none birangire dufite aho duhurije cyangwa se birangira mpinduye cyangwa nge mumfashije kumva ibyo mba mvuga kugira ngo abyumve nkuko mashaka kubivuga nuko rero ngewe nkora niba nkoze ikintu ukumva ntucyumva kimwe n'uwo natumiye mbwira nawe ngo utumire uze none umucari aho kugira ngo ndebere mu ndorerwamo yo kuba ibyo nabajijuriye ariko nanjye mbyumva biriya ari ibitekerezo bye biba ari imyumvire ye biba ari uko abona ibintu bitandukanye nuko ubuse ko waje kumpa interview ibi bintu ndi kuvuga tubyumva kimwe cyangwa wenda simbizi wenda tubyumva kimwe ariko nubwo twatabyumva kimwe arigiye dushaka kuba hari ibyo twumva kimwe n'ibyo tutumva kimwe ariko ntabwo bibujije ko n'uyu dukurikiye ashobora kumva ibyo mvuga akavuga ati simbyumva kimwe nawe nibyo nta kibazo ni nabyo byiza ni nabyo bifasha abantu kubaka societe iyo buri wese azana igitekerezo cye aho kugira ngo ujye hari utukane uvuge ngo uri inyangarwanda ngo we wanga u Rwanda ngo we ngo uri iki bira ntaho byageza abantu itangazamakuru mu bihe bitandukanye by'umwihariko mu Rwanda ryarakoreshejwe ndetse ku bw'ibyago rinakoreshwa nabi ingero zirahari yaba uruhare rwaryo muri jenoside hari abatanga ingero zimeze nk'izo muri iki gihe bakavuga ngo hari abanyamakuru nabo bakoreshwa mu kubiba urwango mu banyarwanda bagahabwa n'udufaranga bitewe n'ubukene buri mu itangazamakuru nabwo urabuzi ko burimo hariho abantu bashobora kurugurwa n'ibitekerezo byabo bakoshywa
icyo cyo muri iyo ngingo yo mu bivuga hiki kuba hari abanyamakuru bamwe banitwikira YouTube kuko YouTube ntabwo wamenya ngo uyu muntu iby'itangazamakuru wenda yarabimazemo n'igihe hari n'ababijyaho bakavuga ati noneho byacitse ariko bivugwa ko batizwa umurindi n'abantu runaka bashaka wenda gucamo ibice b'abanyarwanda cyangwa bagamije no guteza akaduruvayo ka politiki. Iyo ngingo irakomeye kuko kugira ngo uzajye kuvuga ngo umuntu runaka ahabwa inkunga na runaka biba bigoye, sibyo? Ubanza bisaba n'ibimenyetso cyaba ari ikintu ngiye kuvuga ntafitiye ibimenyetso ntanakoreye ubushakashatsi, uretse ko hari igihe umuntu atangaza ibintu nawe ukibaza ese uyu muntu ibintu atangaje bihuriye he n'ukuri kw'ibyo avuga. Ngewe hari n'abantu bari mu mahanga urumva bampamagaraga bakambwira bati ibyo bintu uri kuvuga bite byawe ko bitandukanye n'ibyo twe tuzi. nkavuga ni ngende mu Rwanda aho biri kubera wowe uri kubimbwira nkandi bakakubwira wowe ugatangaza uzi igihuha cyavugaga ngo Perezida Kagame yarapfuye. Naramubwiraga hari umushuti nyine twize tubiganiraho nawe wumva afite indi myumvire, ndamubwire se yarapfuye ko twirirwa twe tumubona twe turi mu Rwanda, mwebwe muvuga ko yapfuye gute? Mwebwe muvuga ko yapfuye, mwigeze mugaragaza fact zigaragaza ko yapfuye? Nani namubwiye nti nejo bundi mperutse kumubona Kicukiro atambutse. Ngo yanga urango ntago ari we ngo ni imodoka ze ni none se ibintu aho yubikore nk'umunyamakuru nyine umuntu nk'uwo bisaba kuganira. Ndibuka ko twagiranye ikiganiro cy'iminota 44 final arambwira ati wenda ibyo uvuze nibyo wenda twe nta bimenyetso dufite, ati kandi wowe niba uri nk'umunyamakuru ko kuranamubona ntabwo wambeshya, ati ubwo ngiye kwicara nongere nsubize inyuma umutwe numve ko ibyo bintu wambwiye bishoboka. Ndamwa ni wikwibaza niba bishoboka wikwibaza niba bidashoboka. Yarema arambwira niba perezida ashobora wenda uwabivuze ashobora kuba yaramubuze kuri televiziyo Rwanda umunsi umwe, ariko se ntiyagiye no mu Bufaransa ntiyitabira inama zitandukanye. Ubona biterwa n'iki ubundi kugeraho nyine ni politike y'urwango cyane cyane y'abantu bavuga ko batakunda ubutegetsi. Donc kuba udakunda ubutegetsi nta no guhatira gukunda ubutegetsi, ariko se urahimba ikinyoma uhimbira ubutegetsi ibinyoma utekereze ko nta bantu bahari bafite fact zishobora kuvuguruza ibyo binyoma. Biterwaho na politike y'urwango yo kumva ngo wanze Perezida Kagame, wanze imiyoborere ye, wanze iki, ariko still ntacyo uzahindura. Uri mu bantu bakora itangazamakuru, ariko itangazamakuru rigezweho nanone rinasesengura ku muyoboro wa YouTube cyane cyane nibyo bakunda kuvuga, uretse ko no kuri Twitter biba biriho, ubwo n'imbuga nkoranyambaga muri rusange abazijyaho. Twebwe tujya kureba biriya bintu ubundi dukwiriye kureba gute? Turebe ibyavuzwe na Nahimana uvuga ngo perezida yarapfuye kandi perezida twirirwana tumubona muhaye interview. Turebe ibyavuzwe na Kalinijabo, ibyavuzwe na Kalinijabo bihakanwa n'ababa hanze. Umuntu ureba kuri izi mbuga zacu akeneye iki? Imbuga nkoranyambaga utitonze zakuyobya. Udasesenguye neza ibyo zivuga zakuyobya. Kubera iki? Reba nk'umunyarwanda wibereye wenda ibweyeye ngenda hazi narahageze, akajya afata smartphone ye agapyondaho akabona uwo mugabo waruvuze yavuze ibyo ngibyo, yahita yumva ko ibintu byacitse, sibyo? Rero bisaba ngo niba ubonye ikintu kimwe, uretse ko hari n'abazijyaho nyine badafite critical thinking nabyita cyane imitekerereze yo gusesengura imitekerereze isesengura. Abo ngabo rero icyo nababwira cya mbere ni ukutajya bizera icyo ari cyo cyose babonye ku mbuga nkoranyambaga. Ufite ya mindset cyangwa se ya critical thinking yabona ikintu, hari expertise hari na contre expertise agajya kushaka iki kivuguruza niba koko gihari. Yego nubwo bwoko bw'abantu babiri, hari abajyaho badafite uburyo bwo gusesengura no kureba ibyandikwa n'ibivugwaho. Abo ngabo nababwira kutajya bizera icyo ari cyo cyose babonyeho. Hari impirimbanyi zo ku mbuga nkoranyambaga ndetse ubona ko baba bafite igice kimwe cy'abantu babakurikira ndetse bakanashyiraho comment nyinshi. Niba ari umuntu koko wanga ubutegetsi, ubona afite n'abamuyobotse banga ubwo butegetsi banamutera inkunga muri ibyo bitekerezo.
nkunda gukurikira ibyo bya Nahimana kuko ngiye ibintu byose ndabikurikira, yaba iby'ubutegetsi n'ibitari iby'ubutegetsi, ugomba no kureba abo bantu bavuga ni muntu ki nk'umunyamakuru. Uretse ko ngiye ntajya mbikurikira niko meze, ntabwo njya mbikurikira, ariko iyo wumvishe ngo Padiri Nahimana ariko si ubwa mbere wamwumva, ntabwo ari ubwa mbere. Iyo wumvishe avuze rimwe kabiri gatatu perezida yarapfuye, ukabona koko n'ibintu ahagarazeho ku ma YouTube biba binariho bakanatangaza bakanahamagarana, wowe nk'umuntu w'umunyamakuru rubanda navuga ko kugeza ubu bizera Nahimana ubundi umukarasuti cyangwa abantu bafite imyumvire nk'iriya kuko ni umuntu musangiye umuyoboro, ukorera ku muyoboro nawe ukoreraho, mutangazeho amakuru atandukanye. Wowe uremeza ko perezida ariho, ibitangazamakuru yemeza ko ariho, ariko uwo muntu mukorera ku murongo umwe, unafite wenda n'abantu benshi bari kumukurikira kurenza wowe, waratangaza ibintu umuntu yavuga ko binagoranye kwemera. Imikorere ya Nahimana cyangwa se abantu bamwe na bamwe batemera ubutegetsi ku mbuga nkoranyambaga, ni imikorere irimo umujinya, ni imikorere irimo gushaka kuyobya abantu. Ari nayo mpamvu hari ikiganiro mu kanya nazo nkubwira ndimo ndategura cy'uburyo urubyiruko cyane cyane rukwiye kwitondera imbuga nkoranyambaga. Imikorere nk'iyo rero ni imikorere navuga ko idakwiye mbere na mbere, nabo barabizi ko idakwiye, ariko ntabwo ari bishya. Kuba udakunda ubutegetsi nakomeje kubivuga, ntabwo uzabyuka mu gitondo kuko utabukunda ngo wumve ko bugiye guhirima, wumve ko nuvuga kuri YouTube uri bubuhirike. Oya, uzagira umubare w'abantu runaka bumva banemera ibyo uvuga, banagukurikira n'ibyo, ariko finally ntacyo bizaba bihinduye kuri bwa butegetsi. Numvishe neza ntabwo ubutegetsi umuntu yabuhirikira kuri YouTube. Umva biragoye. Sinzi, ari umushuti wanjye najya nkunda kubwira kera ngo nutangira gutekereza ko ubutegetsi ari bubi cyangwa ugashaka kuburwanya, uzifate nk'urushishi, hanyuma ubutegetsi ubufate nk'inzovu. Urebe igihe urushishi rwazajya kwicira inzovu, wicare usesengure muri iyo sansi no kunyara mu kivu. Ibintu bikomeye cyane, no gufata igikombe ukajya kudaha amazi y'inyanja. Kalinijabo twaganiye, ariko wenda tuzanakomeza tuganire, ndabizi abantu benshi babona byifuza, ariko nk'uko itangazamakuru cyangwa umunyamwuga bidusaba, ubundi muri iyi ngingo wenda twaganiragaho, ni nako nawe wanabivuze, ntekereza ko ibintu byinshi tuba turi mu mujyi umwe. Ubundi bona hakorwa iki kugira ngo niba nje nguhamagaye ndi uri minisitiri nkubwira ati minisitiri ndashaka ko tugirana interview kuri YouTube, niyumva afite icyizere. Mu yandi magambo, hakorwa iki kugira ngo abantu bakorera imbuga nkoranyambaga bakoresha wenda bazitangiraho amakuru, zininjiza n'amafaranga, nabo banayarye bari mu mudendezo, ariko se hakorwa iki kugira ngo umuntu ukorera kuri YouTube agirirwe icyizere n'amakuru turebaho abantu bayagirira icyo cyizere? Icyo kibazo kirakomeye cyane, kirakomeye cyane kuko uribuka ko mu bihe byashize honorable Tito Rutaremara, honorable Bamporiki, bari abantu bisanzuye, watumira kuri YouTube bakaza, ariko ubu ntago kibabona. Agura abatumira ngo bange? Narabikoze, ntabwo buriya Tito ni umudiplomate cyane. Hari abantu twita abadiplomate muri pas question yo kuba yarakoze fonction de diplomatie, imirimo irebana na diplomasi, ariko umuntu ashobora kuguhakanira, ntaguhakanire nyine byo kuvuga ngo ntabwo naza, ntanaguye impamvu, ntanagira ati, ariko ukumva haganisha. So byarabaye rero, hari umwe natumiye muri abo, ngira ngo nta na YouTube channel uheruka kubabonaho nko mu mezi 2 cyangwa 3 ashize. Utekereza ko byatewe n'iki kuba batakizeza? Ni ibyo nyine byo kutizera uyu muyoboro wa YouTube. Icya kabiri ni icyo kuba ashobora kujya hari agasubiranya na Nahimana amagambo ku bintu afitiye fact, Nahimana ari kuvuga ibintu adafitiye fact, akumva nta mpamvu yo gutumwanya yo kujya kwirwa yicaye ari gusubirana na Nahimana. You see, izo mpamvu nge nizo ntekereza. Ikindi ntekereza ko bashobora no kuba baraganirijwe bakababwira bati
iyo uri hariya ubura umuyobozi uhagarariye leta nta mpamvu yo kujya mu tuntu turi peti turi cheap niko njye mbitekereza ni imitekerereze yanjye ubwo nihagira uturusha amakuru azayaduha ubwo rero hakorwa iki kugira ngo icyo cyizere hakorwa iki tuzongera kubona minister za oya simbitekereza ko dushobora kuzongera kubona minister cyangwa cyakora hari bamwe umuntu atumira bakaza nka honorable Frank Habineza wo muri Green Party we uramutumira ufite n'abandi basesenguzi bandi ariko abo bazwi cyane mu Rwanda uramutumira kaza ariko aza cyane ntabwo aza nk'umudepite cyane kurenza uko aza nk'uvuye muri Green Party aza nk'umuntu uvuye muri Green Party kurenza uko yaza nk'umudepite mu gihe wenda nawe nta kirahinduka tuzakomeza tumubone ariko ntekereza ko bigoye kuzongera kubona minister nka Bamporiki cyangwa honorable Rutaremara umuntu watangaga ibitekerezo bifite umurongo kandi biha abakurikiye YouTube icyerekezo naho igihugu kigana ndetse akaba ari n'umuntu uri media friendly uko itangazamakuru cyane mbitekereza niba barwanya ubutegetsi wenda ku bwenge bwabo bukeya bakoresha mu kuyobya urubyiruko bakoresha izo mbuga nkoranyambaga ntibyari bikwiye ko na leta igira abantu bajijutse bashobora gutanga fact ariko bakoresha izo mbuga nkoranyambaga bakajya banasubiriza abo bashaka kuyobya urubyiruko rero urwo rugamba nta nubwo rukenewe hari ibintu iyo utangiye kureba ibitakureba usiga ibikureba nava muri office akajya azahora yicaye ari gusubizanya naho Imana inshingano igihugu cyamuhaye ntabwo azazikora kandi icyo abanyarwanda bamwitezeho ntabwo ari ukujya kwirirwa yicaye ari gusubiranya nabo ngabo gusubizanya naho Imana mu yandi magambo ni no kumwongera imbaraga niko mbitekereza yumva ko wenda hari derize konsani wamwitayeho cyane yego hano twatangiye kuganira n'abanyamakuru ku ruhande rumwe kubera ko irebye umubare wa followers be umubare wamukurikira ugenda wiyongera uko agize icyo avuga nawe ukagaruka ugisubiza ntabwo ari byiza guceceka kuko habonetse abahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi ntihaboneke n'abandi babasubiza cyangwa babarwanya babereka fact zibiriho byatuma bakora nka Batom Ndahiro n'abandi benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga bakomeje kuzamuka bahakana n'abapfobya jenoside yakorewe abatutsi abaturage bajya babakurikira cyane mu gihe hataboneka abakwiye kubasubiza ariko hari ibintu cyane nk'ibintu biri politike nka biriya n'ibintu biri diplomatique ntabwo ari ngombwa kwirirwa umuntu ajya hariya ngo asubize ngo agira ate ngo avuge ngo ibyo uvuga si byo cyangwa nibyo cyangwa niki gusa nanone icyo nakubwiye ni cya kindi iyo hari ba baturage badashoboye kwisesengurira nibwo haba hakenewe ko haza uwo muntu agatanga ubusobanuro clarification ariko mu gihe nyine ubona ari ibintu biri peti nta mpamvu yo kuhangana nabyo hanyuma Kalinijabo dusoza aba YouTuber bagenzi bawe kugira ngo iki cyasha cya bamwe kituveho ubundi ibirenze n'umwuga ibirenze no kuba wenda uvuga ngo wakurikiranwa n'amategeko mu ihame ry'umwuga dukore gute ko nanjye wenda ndimo urumva nayi interview bari kuyirebera kuri YouTube dukwiriye kugira iyihe myitwarire koko itagaragaza ku buryo niyo wabikora wabukoze inkuru y'ibitagenda kuko na televiziyo Rwanda na radio Rwanda zikora inkuru z'ibitagenda ibitangazamakuru byinshi n'icyo wakoze TV1 zikora inkuru z'ibitagenda Flash nakoze ikora inkuru z'ibitagenda ariko kubera iki Kalinijabo yakora inkuru y'ibitagenda ikagerwaho ikibazo cyane kurenza uko ngenda yikoze niba ari inkuru z'ibitagenda byo twazikora gute kugira ngo here kuba umuntu ureberwa mu ishusho yabashaka kurwanya ubutegetsi umunyamakuru gufata umurongo ntabwo ari ikibazo ahubwo gufata umurongo ukawurambararamo kuko mbere yo kuba umunyamakuru uri umuntu na mbere yo kuba umunyamakuru uri umunyarwanda sibyo niyo mpamvu uzasanga hari abanyamakuru nyine cyangwa hari n'abantu b'abasesenguzi bafashe umurongo wo kuvugira leta ibyo nta kibazo rwose nge ntacyo bintwaye sibyo wenda Kalinijabo reka duhinira ibyo kuvuga ibitagenda wenda tuzanagira indi ngingo kuko tuniga
batubwiye ko buriya n'ibitangazamakuru nk'ibi bikomeye byo muri Amerika buriya hari amabara aberayo menshi akomeye ariko ntibyandikwe. N'umwarimu wigeze kutwigisha tubwira ko rwose ariyo baje kutubwira ati mwiga itangazamakuru risesengura iwabo ntabwo baba babikora. Barashaka tuvuga ibyacu bibi. Sinzi niba ariko nawe bitekereza. Nabizi nawe ndabizi ibyo ngibyo. Ndabizi no se Al Jazeera wari wabona ikora inkuru mbi kuri Qatar. Reka abantu baharanire gushyira hamwe barebe uburyo itangazamakuru naryo ubwaryo ryahabwa imbaraga atari imbaraga ziturutse muri abo ngabo koko barwanya leta bashobora kugukoresha cyangwa bakankoresha cyangwa bagakoresha undi. Bashyire hamwe barebe uburyo itangazamakuru ryaba itangazamakuru koko ryiyubatse ritagamije gusenya ibyagezweho kuko hari na bamwe babikora ariko ritanagamije gusigiriza ibitariho. Sinzi niba uri kubyumva. Donc baraje batashye umuyoboro w'amazi kwa kundi bajya babigenza bamena n'umutuzi mu kigega uragiye urasigirije ntugiye no gukora follow up ngure ko abaturage y'amazi bakiyafite. Hari amazi ngo kera hari inkuru bakundaga kuvuga ngo zo kwifotorezaho. Yego. Abantu bakarya amafoto ko nuba ariko ziracyari ntujye ubona abantu se bajya nk'ubirya abarwayi bagatumira televiziyo. Biriya byo nta nubwo biba binakwiriye buriya Bibiliya kuba yemera avuga ngo nutanga n'ibizagende gute. Kalinijabo reka ngushimire cyane kubw'umwanya wawe wakoze cyane ariko ibintu nkuyemo ni nka bingahe ni nka bitatu. Hari icyo gukora kinyamwuga kuvuga ibiriho utabikabiriza ariko nanone utabisigiriza utabikabiriza ariko nanone ugaragaza ibiriho nk'uko biri n'icyakorwa. Voilà. Ibyo unenga ukagaragaza icyakorwa. Kandi buriya hari umuryango witwa Pax ngira ngo urabuzi ukunda gukora utuntu kuvuga ngo gusesengura hajya ngo udasesereza. Bibaho. Hari abantu nanone basesengura basesereza ugasanga nanone umuntu ashobora kuba yashyirwa mu rundi ruhande. Wenda kandi kantu ngiye ntekereza nuko nanone hari ubwo urebye na literacy y'abantu bakora muri ibintu bya YouTube wenda uretse nkamwe n'abandi banyamakuru benshi baba baragiye mu itangazamakuru hari abandi baza wenda bakurikiyemo n'amafaranga ugasanga kiri iryo gititre ntazaho biva naho bijya. Ntekereza ko nicyo nacyo hari amahuriro ajya ya YouTube abahora mu Rwanda. Uretse kuba twenda twagira groupe ngewe nawe duhuriramo nk'aba YouTubers ku buryo wampana ukambwira uti hano utangiye kurengera hano utangiye kugira gutya nta huriro rigari rizwi. Ubona ko hakenewe amahugurwa. Imbuga nkoranyambaga se ko hari umurongo wo gutangaho ibitekerezo urahugura abantu uburyo bwo gutanga ibitekerezo. Wenda ikintu impamvu mbivuze no kugira ngo nuzikoresha yumve ko wabundi icyaha cyo ku mbuga nkoranyambaga ntabwo ari primotive ntabwo bahana primotive bahana umuntu ku giti cye. Ubwo rero nuzajya ubikora uzaba yatanye nkuko bakunda kubivuga cyangwa se agakora n'ikindi yaba ari ututse umuntu ku giti cye yaba ari ututse ubutegetsi yaba ari ukoze ikindi cyangira ngo gihanwa nka cybercrime nk'ibyaha byose bikorerwa ku ikoranabuhanga. Oya Niko bimera. Hano si damange afungiye icyaha cy'ikoranabuhanga. Ibyaha bikorerwa ku ikoranabuhanga. Iriya ni cybercrime. Ntabwo buriya ni damange iyo haza kubaho YouTube channel we akaba n'abandi yari gufungwa nkawe. N'ubu nawe burya uhaye umuntu interview akaza akavuga ibisenya niko mbitekereza ntekereza ko wenda tuzanaganira na RIB tubwire ko wenda bigenda ariko ndamutse nk'utumiye ukavuga ubutumwa bukocamye imbere yo gutwaranye wenda guhaye ikiganiro batwara we kuko tware personnel niwe watanze ubutumwa. Simbizi ibintu by'amategeko n'ibiki ntago mbizi cyane. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.